Mbere yuko bamuha recruitment niko nabyita yirwaga kuri operations ari gusebya Bruce Melody. Sinzi nimba ko kana abanyarwanda bakibuka. Ntago ari umuhanzi umwe ntabwo ari abahanzi benshi bamwe mu bahanzi hakaba hari abagaruka cyane bahora bisubiramo muri case bakomeza kugaruka cyane urugero nka The Bane. Ntago nyeka kazabyuka mu gitondo ngahita abona iyo relationship na David Bayingana ufasha umuntu runaka ariko wibikorera umuntu umwe ngabandi buri hari ikintu rakinze Imana ajya akora kiza. Ni ingingo ivuga ku mubano w'abahanzi n'abanyamakuru. N'abanyamakuru mu byukuri hari abifata baka uziko bayigishaga tukiri abana guceceka akagwa none babikoze kenisol. Ladies and gentlemen, turagarutse iyi ni The Other Side Show. Other Side Show ni ikiganiro musanga kuri The Main TV, yaba kuri YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Wanditsemo The Main TV uhita ubona The Other Side Show. Ndabeshya? Oya ntago beshya. Banyita TY Cobra nkaba ndi kumwe na Esi Williams. Iyi ni The Other Side Show. It's almost a weekend. It's almost a weekend. So ladies and gentlemen, uyu munsi turagarutse muri The Other Side Show, ikiganiro gisha kuri The Main TV nko nari mbivuze. Mukangurire wowe gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo The Main TV. Yes, bakore na comment like baduhira comments. Hari abaki bari kuduha comments ariko nawe niba uzi kutarakanda like cyangwa utanga igitekerezo cyawe ku biganiro dukora buri munsi. Aka kanya wabikora nta kibazo babikore ntacyo bitwaye. Jya kuri Instagram wandike The Main TV uratubona uduhe follow ukomeze ubane natwe buri munsi. Niba wakoze subscribe ubike ukanda ukazogera kejyanye na subscribe kugira ngo ujye ubona notification ikubwira ko hari ikiganiro kigiye ku kanya abashe kugikurikiramo bambere cyane. Isi umeze neza? Mama gripe aranyisha. You'll be fine. You know yatapita. Agari nyenge nubisha n'abandi bantu baba barwaye. Nibigezweho ntagwame. Ni kirere kitameze neza cyo mu kwa mbere. Nako bifashe Fevex. Yeah, that's okay. All right. Uyu munsi rero muri The Other Side Show tubafitiye ingingo zitandukanye ariko turaza kwibanda cyane kwinginga imwe cyane nta ribi. Ni ingingo ivuga ku mubano w'abahanzi n'abanyamakuru. N'abanyamakuru mu byukuri hari abifata umubano wabo ukaba warengera ntube umubano usanzwe bikaba byakwafecta n'imikoranire y'aba bombi by'umwihariko professionalism y'umunyamakuru emotions zikaba zayiganza cyangwa uwo mubano afitanye n'umuhanzi runaka bikaba byabangamira akazi ke ka buri munsi. Tugiye kureba ese uwo mubano abanyamakuru bafitanye n'abahanzi runaka ko nagari abahanzi bose ese hari icyo ufasha industry wenda hari icyo ifasha entertainment industry muri rusange cyangwa se hari icyo byafasha kariyeri y'umuhanzi cyangwa se hari icyo bifasha kuri kariyeri z'abahanzi n'abanyamakuru n'abo banyamakuru bwabo muri zaba kariyeri y'ubuhanzi cyangwa se y'ubunyamakuru. Tugiye kureba nimba koko hari icyo bifasha hari icyo bitanga. Mu byukuri wenda duhere kuri iki ngiki hari abahanzi bamwe n'abanyamakuru nabo bamwe bakora icyo twakita nk'udutsiko bakajya bagendana ahantu hose basangira, waca mu gisimenti ukababona, waca mu biryo ugiye kunywera icyayi ukababona, bahorana ibintu bya kururu mu by'ukuri bakururana ibintu bishobora kuba ukababonana ibintu bishobora kuba byagira effect bikora even negative cyangwa positive ariko mu by'ukuri bidafitiye umumaro industry muri rusange. Ikibazo turaza kwibaza ese mu by'ukuri umubano w'umuhanzi n'umunyamakuru ukwiye kuba ari uwuhe, ukwiye kugarukira he? Ngiye uko mbyumva ugomba kuba uri professional kuko ntabwo twirengagije ko aba banyamakuru sinzi nimba ijwi riri gusohoka neza ko ama gripe ariko ku bantu bari kutureba bari kubona ko ijwi ryagabanyutse. So ni ukuvuga ngo abo banyamakuru nibo bagaruka bagakora urutonde runaka top 10 interviews runaka noneho ukahita wibaza se nimba uyu muhanzi yirirwana n'uyu munyamakuru ari inshuti ye wenda magara kuko biba bigaragara mu mapost hari abapostinga buri kanya urumva ari bugende gushyira nimba ari top 10 izindi bagiye gushyira hanze ku kinyamakuru runaka cyangwa se ubwe no kuri page runaka. Remember ko uyu munyamakuru hari rubanda rwinshi bamukurikira ndetse hari na information runaka baba bamutegerejeho.
nimba agiye gukora top 10 obviously aragenda ashyireho mushuti we yaba indirimbo ari nziza cyangwa atari nziza ahita ashyiraho indirimbo ariyo ya mbere bitewe na wa mubano bafitanye mu by'ukuri uri bwa affect izo karere twavugagamo. Akenshi muri aba banyamakuru usanga hari bafite amaposition cyangwa umwanya ukomeye runaka mu gitangazamakuru gikora nk'izo top 10 wari uvuze niyo atabakora muri icyo kiganiro wenda reka turebe nko kongera usa nk'izifatika nk'umuhanzi umunyamakuru David Bayingana kuba afite umubano twavuga wihariye na bamwe mu bahanzi kuko wenda ntago ari umuhanzi umwe nta nubwo ari abahanzi benshi bamwe mu bahanzi hakaba hari abagaruka cyane bahora bisubiramo muri case bakomeza kugaruka cyane urugero nka The Bane na David Bayingana bizuko byataye ngira ngo abadukurikiye bari kubona wenda amafoto Bayingana agiye postinga The Bane mu bihe bitandukanye kuri Instagram page ya Bayingana na Stalkinga ibintu adakorera abandi bahanzi akabikorera uyu nguyu gusa niba agiye Kampala yampostingiye Kampala niba bigenze gute indirimbo ibintu nimba ari bidiye niba ari ibintu byose mu by'ukuri ukabona ni ibintu bisa nk'ibyabaye too much. Ese abahanzi n'abanyamakuru bitugarira kuri cya kibazo cyacu bakwiye kugirana umubano wuhe bikwiye kugarukira he bikwiye kubakururukuru ahantu hose murambwira ko nimba uwo mubano hagati ya David Bayingana na The Bane ni ukuvuga ngo The Bane yasora indirimbo yaba nziza cyangwa nibe nziza twayikunda tutayikunda kuri B&B iyo ndirimbo izajye hurica iragenda ifate yaba mu kuyikina haba kuri urwo rutonde bakora rwa top 5 top 10 azajya ahoraho kubera ko wenda iyo ndimo nubwo ari nziza cyangwa se nubwo yahize izindi ariko kubera wa mubano n'abantu wenda ntibayikunze n'abantu wenda ntabwo twayikunze ko hari kubera ko mu boss nakayikunda n'umwanya afite mu gitangazamakuru akifashisha izo mbaraga ahabwa nako wenda afite tukavuga ngo ahabwe kuko nta muntu wamugize umubosi wenda hari urugendo rwe cyangwa se ari CEO cyangwa se ari nta muntu warakimuhaye aba ari icyo wenda tuvuge ko ari iki uwo mubano uzabangamira izindi mpano z'abahanzi bakoze neza bashoye imbaraga zabo muri studio bari kurwana ko uyu muziki runaka wagera ahantu handi runaka ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi bitume wa mubano afitanye na wa muhanzi bibangamira za mpano nzima zakoze ibintu bifatika bitume batagera aho bagomba kugera. Umwana uri kuzamuka uri gushaka gusohora indirimbo nziza cyane cyane ko abana bari kuzamuka bafite n'indirimbo nziza ntago nkeka ko azabyuka mu gitondo ngo ahita abona iyo relationship na David Bayingana biragoye cyane byonyine kugira ngo ubone na nimero ze cyangwa se ajye no kukwiyumvamo ukizamuka biragoye cyane. Akenshi ibyo nanjye kwanga akenshi usanga biterwa n'icyo inyungamukuraho kuko wa muhanzi ubanye neza na wa munyamakuru runaka mu runaka iyo icyo yamushakaga hakibuze niho usanga agira uruhare mu kuba yamusenya noneho ugasanga wa muhanzi imbaraga wa munyamakuru imbaraga yakoresheje azamura umuhanzi runaka agiye kuzikoresha amusebya anamusenya kubera ko ibyo yamuhaga cyangwa ibyo yamukuragaho nta kibimukuraho mu by'ukuri ni ikintu uzasanga abahanzi runaka baraflopinze ariko mu guflopinga kwabo atari uko batanagikora abanyamakuru nibo babigizemo uruhare kubera ko ya mafaranga yamuhaga cyangwa se twatu bena kitwa na ruswa yamuhaga yahagaze na ya support kayitahagarara dukomoze wenda no ku bintu byagenze gutyo wenda habe iyo case irahari fatika uribika Kenny Sol na David Bayingana mu gitaramo cyitwa Rwanda Rebirth Celebration Kenny Sol ntago yaririmbye byanga kuririmba abantu bari baje kuki byagenze kuki utari kubona kuri stage baramutegereje baraheba kandi yari kuri affiche kuri flyer yakozwe ari kuri abantu hari n'abantu baje kuko Kenny Sol afite hits nanjye nari ngiye kwirebera Kenny ukicara ugategereza umuhanzi ukamubura ukabona bamwe bakoze tegereje wishyuriye mu by'ukuri uramubuze. Ikintu cyabaye muri iki gitaramo Kenny Sol yanze kuririmba mu by'ukuri kubera ko hari amafaranga atari yishyuwe
kubera ko hari amafaranga atari yishyura. Ibyo bintu Kenny yabisobanuye muri statement yasohoye statement iri mu cyongereza cyiza na management ye spectacular. Kira cyongereza ni cyiza. Nabonaga imeze nka love letter. Irimo emotions cyane. Irimo emotions kuko yagiye kwandikira letter baba. Did you think I was so naive? By the way, Kenny, so next time ugiye gushaka umuntu kwandikira letter cyangwa se management, mujye mwandika letter professional. Abana kwandika ibintu biri so emotional kubera ko yarababaye. Ariko yarababaye byaramubabaje ariko ntabwo this is business. Abafite kwandika letter iri professional. Igaragaza ukuntu byagenze. Apanga kuza kwandika ngo did you actually think I was that naive? Did you think I would do that? Kenny, please. How to judge the letters. Ngira ngo abadukurikira bari kwibona letter ni ngiyi. Mu byukuri irasobanura neza uko byagenze. Mu gihe David Bayingana ufite amano wihariye na The Band na wari umuhanzi mukuru muri icyo gitaramo muri Rwanda Birth Celebration. Yari the main artist. We yaravuze ngo bamwimye Hennessy bituma ataririmba. David niko yavuze? Uri kumva icyo kintu? David yarabivuze. Niko yasobanuye. Ngo bamwimye nukwanga izi juma zose zaje za Hennessy abantu bavuga ati gute umuhanzi zavuye kuri David Bayingana. Zavuye kuri Bayingana. Mu byukuri David Bayingana ngo yaragiye aramubwira ngo ngo uririmba cyangwa ubyihorere. Kenny yarabivuze. Yarambwiye ati uririmba cyangwa ubyihorere. Ndi gutekereza ko ibyo ntiyavuze atabibwira The Band. Biragoye kubera wa mubano twavugaga byabe kwa kuntu babanye. Mu byukuri ntabwo ushobora kubivuga The Band umuhanzi mukuru ariko na Kenny umwana. Kenny yize umuziki aharanira umuziki. Yongeyeho n'ikintu muri ya statement ya Kenny yanditse. Yongeyeho ikintu amuha phone nk'ingwate. First of all, ndukora ibyo bintu. Imagine. That is so unprofessional. Ufata telefone ukayitanga nk'iko twakita collateral security. Kwa kundi ikintu umuntu kavuga ni nakora iki kijyane. Mu byukuri yabuze David Bayingana buriya nangahera. Okay, yes. Mu byukuri ntabwo amafaranga y'iyo telefone yarahuye. N'amafaranga mu byukuri yagomba kwishyurwa Kenny. Ibyo birashoboka. Bishobora kuba binasebetse. Bisebetse byatari. Kenny afite hits, afite amafaranga ashe muri uyu muziki. Umwana wajya gusukisha telefone. Uzi ko bayidishiga tukiri abana. Guceceka akaguha agatelefone mu kinege. None babikoze Kenny. Uyu Kenny turi kuvuga hano mu byukuri hari ibuye twavuga yashyize ku Nyarwanda. Kenny ni umuhanzi wakuriye ku Nyundo, yize umuziki ku Nyundo, abyiga kinyamwuga, aza gukora kinyamwuga. Iyo mugiranye contract ukavuga kuri bumwishyure ku munsi w'igitaramo ntumwishyure. Kamubwira ngo uririmba cyangwa ubireke. That's a disrespect. Niba utekereza ko nakwambura. Mu byukuri that's not fair. That's not fair. And it is a total disrespect. Amakuru twaje kumenya no kwenda nyuma baje kwiyunga, which is good ariko mu byukuri ntago ari ikintu cyari gikwiye muri industry y'umuziki nyarwanda. Ibyo ngibyo bikaba biterwa na wa mubano tuvuga n'ibyo bintu utari necessary ibintu dutsiko ntago uri necessary. No kuvuga ngo hanze hari ikintu baturusha nako ni nabonye Bruce Melody yarabitangiye. Umuntu aragenda agafata timu ye akayishyiramo akavuga ati wowe Brian ushinzwe wenda uri my personal DJ, uri DJ wanjye wihariye. Wowe wenda Yago uri my person sinzi kuna bita wenda media thingy like no ushinzwe media zanjye uzanyohereza buri kimwe. Wowe ushinzwe kumpromoting. Tukaba tubizi ko muri iyo team ya Bruce Melody harimo uyu n'uyu bikaba bizwi kabisa ku buryo natura twiko twigeze kuvugaho babazi utwo dushinzwe. Ariko inaha n'abanyamakuru bari kubikora. Ugasanga umunyamakuru runaka ari muri team y'umuhanzi. Kandi uwo munyamakuru afite izina. Kandi uwo munyamakuru kanimagine umuntu nka David Bayingana n'umuntu twubaha cyane muri industry. N'umu MC ategura ibitaramo, aje babapare babahanzi mu by'ukuri which is not. Wenda ibyo ni mubano wundi wo ku ruhande utari mu by'umuziki ariko akubereye pare umuhanzi. Wibwira ko indirimbo bazayigira yanyuma. Nago bishoboka. Ni pare wabo. Byarenze ya relation isanzwe tubona. Ugiye no kuri page usanga ko
agerageza nubwo wenda hari bamwe atwikira cyane ariko agerageza kumaximiza mu byukuri bamwe na bamwe ariko with certain individuals harimo nk'aba David usanga cyane always ni artist always need the band cyangwa n'abandi bake ariko cyane the band akibangama which I think ntago ari David gusa hari n'abandi banyamakuru hari nk'undi nkafata ku mavuta abantu bamwe batanatekereza ko ari umunyamakuru mu byukuri bitewe n'ibintu akora ni umuntu uza ku gitangazamakuru cye akavuga opinion ye ariko mu gihe cyose bundi abantu cyangwa abanyarwanda cyangwa abandi bantu bagufitiye trust runaka na certain information cyane ko ari n'ibitangazamakuru yakoreye uba ugomba kuba professional ni ukuvuga ngo fata ku mavuta araza akavuga ngo biriya bintu byakora ngo byo gusesengura ngo ibintu runaka byabaye akaza akatubwira ngo agiye fata ku mavuta asesengura te Bruce Melody mu by'ukuri ari muri timu ye ari ibintu bizwi birirwa bavana hano bakajyana i Burundi bakavana hano bakajyana i Bugande bakirirwana ngo bagiye kwakira Harmonize na wari mu by'ukuri niyo yamusesengura aramutse akoze akantu twavuga katari keza like cyangwa negative side ntago itakorengaho mu by'ukuri ntago byikwiye which comes to my attention mbere yuko afata ku mavuta ajya muri timu ya Bruce Melody yarazaga akamusebya yakoze igitaramo n'abantu baje arena yari irimo abamotari gusa ariko nyuma y'uko agiye muri iriya timu Bruce Melody asigaye yarabaye ni shushu be wafata ku mavuta arenda kumwandikaho hano ku gahanga Bruce Melody fan urumva kubera iki icyo gihe kwakura abantu bari bategereje kurifata ku mavuta ntabwo bazakubona cyane ko ari umuntu bizeraga nyarwanda ku bintu nk'ibyo by'amaskando yabaye by'ibiki buri abantu bizara cyane fata ku mavuta ko hari ukuntu akubwira inkuru ukumva niyo yaba atari ukumva niyo ariko kubera ko yamwinjije muri ya timu ye I don't think ko nawe ukuri kugiye kuganza azashyiramo amarangamutima nako ntabwo ari amarangamutima ngo ayo marangamutima n'ubufana no kuba wenda tureka abafana cyangwa amarangamutima kuko kuba byishyurirwa ako kazi azirinda ko kabangamira kandi kazi ke ka buri munsi kuko arabihemberwa ntago azajya gufata ngamusebye Bruce Melody kuko kazi kamwishyura of which na YouTube channel imuhemba kandi njye ugiye kureba wena nuko abantu bagize amafaranga imbere cyane ariko kuri kwagakuye kuganza no kuvuga ngo bira yakoraga kuri iriya chano ya nibyo gikora n'ubundi arabikora ariko no right now afite ubuhanda bugamiye byatara ari bias ku muntu runaka ngo Bruce Melody witege ko ari ikintu uri bukuramo mu by'ukuri nta kintu wakuramo kumutaka kugira gute mu by'ukuri ntago turi hano kugira ngo dusebye Bruce Melody cyangwa umuntu runaka turi kuvuga ibintu byanyabyo ni ibintu byanyabyo wowe dukurikiye aka kanya ushobora kuba warabonaga ibyo fata ku mavuta isi Williams yavugaga afata ku mavuta yakoraga mbere ubu atagikora kubera ko abyishyurirwa niba utekereza ko let's talk to the behind the curtains now ntago ari kubikora kubw'urukundo asigaye mufitiye ni ibintu yishyurirwa ni amafaranga arabyishyurirwa kugira ngo atazakomeza kumusebya rya zina rye rikajya hasi rya Bruce Melody ntago ariko Bruce Melody ari umuntu wo kuza asebetse ntago ari uko asebetse cyane ako ntago ari intungane kuko hari ibyo akora ko turisana tukamusesengura kuko ni hari ibintu akora bidakwiye gukorwa n'umuhanzi cy'amamare nka Bruce Melody n'umuntu nk'abandi ariko mu by'ukuri ni umuhanzi ukomeye twavuga usa nk'uhetse industry y'u Rwanda ku mugongo hari ibintu akora bitakwiye gukorwa ufata ku mavuta atavuga ariko twe twicarana tukabivuga kubera ko nkafata ku mavuta ngaca nayo ifite ama views menshi byatari azagenda mutake ibyo ibyari iby'ukuri n'ibitari byo bigo tukurikire usange icyo kiganiro gifite n'ama views ibintu ari ibintu binayobya abantu binayobya abanyarwanda we munyarwanda uzicara kuri cano ngo yafata ku mavuta ngo ugiye kureba ngo byose senguye ku muntu runaka kandi yabyishyuriwe bamwishyuye mbe kubera ko yatabaga yishyuye of course yarakishaka izina yari passionate muri ibyo bintu
ubundi so wabugiye gukorera kuri operation zindi wenda utekereza ko atabogamiye kuri abantu runaka bari involved muri operations wako so wamuganye kuko yatweretse ko akazi akora wenda ari ukuza kuri media akoresheje trust wenda tumufitiye akazi akadufatira wenda n'abandi babamishije I don't know what to believe in yeah rero I think ko nimba uhisemo kunyamakuru umunyamakuru uvuga ibikwiye kuvugwa kubera ko mu by'ukuri ibitangazamakuru ubu ni mu itangazamakuru ubukwiye gufata both sides ntabwo wikuza gufata uruhande rumwe gutyo gusa bose Bruce Melody akora ibitaramo hanze kwita mu posting nko postinga the band wowe fata ku mavuta niba Bruce Melody ko itaramo i Burundi ukamuherekeza Davis yaje ntumuherekeze Juno yaje ntumuherekeze Social Mura yaje Burayi ntumuherekeze turekwenda Burayi matike y'indagera henze yaje i Buganda agakoresha ntumuherekeze. What are you trying to show us? Afungwa iza Juno kandi ajyayo aza kuvuga kugira ngo abone ama views akunda byacitse gukunda byacitse byatari ntabwo bivuga rwose kandi mu by'ukuri ntabwo ari uko baraginga kore body perfect ari n'abahanzi bo hanze bakora urumva Bruce Melody nawe yaragikoze ariko aragenda afata abanyamakuru niba ufashe umunyamakuru ukamushyira muri team yawe that is not being professional mu by'ukuri hano ntabwo twarenganya Bruce Melody n'abandi ba-influencer bakurikirwa bavuga ariko ijya nanjye gufata umunyamakuru nimba ufashe umudije wo birumvikana n'akazi ka buri munsi na DJ Ben ukamugira umudije nakora akazi ke neza nanjye no muri club akagukina it's fine agakina neza abandi ntabwo nkeka ko azakina from number 1 up to number 30 gakina Bruce Melody azakina neza abandi ariko kubitewe n'akazi ke kuri boss byataye biteye ikibazo kubera ko indirimbo zo ahangaha ni uzasanga ari abahanzi bamwe bahora mu matwi y'abantu ukagira ngo abandi ntibakora mu by'ukuri n'uyu mubano turi kuvuga noneho hari ikindi kintu kijya kiba iyo umuhanzi runaka yifashishije umunyamakuru mu rwego rwo kureba wa mubano usanga niba hari ibintu uyu muhanzi wenda tuvuge The Ben haba bayingana cyangwa Bruce Melody afata ku mavuta ngiye nkaza ndi umuhanzi nitwa wenda tutagira uwo twibasira nitwa Peter ndi umuhanzi mushya ndaje I'm trying ndi talented and I'm trying to create a relationship with the journalists kugira ngo wenda bazamfashe gusupportinga my talents abanyarwanda bayibone nzaza ninandikira bayingana azandya scene ninandikira fata ku mavuta azandya scene ninandikira undi munyamakuru runaka azandya scene nakorishyana kamfata cyangwa muhamagaye kamfata cyangwa mwandikira agasoma message zanjye nkamuha indirimbo yanjye ashobora no kumbeshya ko yayumvishe kandi atayumvishe kuko iyo ubanye neza n'umunyamakuru umuhereza indirimbo akaba yakumvira akabwira ati nyamara akakugira nk'inama sibyo kubera ko mubanye neza which is good kubera ko abazi neza ababazi igihe mu itangazamakuru ya experience afite abazizaselinga kuri platforms runaka n'iz'abanyarwanda batakunda kubera ko yakoze yamaze igihe muri ya industry kubera ko asanzwe mu ayo mafaranga bafatanye na wa mubano runaka indirimbo itari nziza ariko agashaka za ruswa akaba yamubeshya ko ari na nziza byatari icyo rero ndi kuvuga ko ugasanga kuri top 10 indirimbo abanyarwanda batigeze bakunda abenamba tudayana twumva zirwa kuri Twitter bavuga ati indirimbo wapi rwose indirimbo ya Meddy reka tujye tubivuga hari indirimbo isohoka uyu munsi ejo ikaba iya mbere kuri top 10 yumvishwe nande indirimbo imaze iminsi yarasoze grateful benshi ntabwo bayikunze
kuko niba abantu banadukurikiye batubwire muri comment mu by'ukuri wenda bareba urutonde dushyize aka kanya rw'indirimbo Grateful ari ya mbere kuri igitangazamakuru nk'iyi ni igitangazamakuru cya ni BNBFM ntago ni bimwe byabaye ingana twavugaga nta ndirimbo de Ben shobora kuzamo kubera ko ntago ameze ijya akora nyine ntarakora ahubwo yifashishije ya Medi yasohotse ejo bundi ngibaye ya mbere muri top 10 bayivuzeho byataye. It's not a good song. Mu by'ukuri ariko kubera ko wa mono twavugaga byataye. Mu by'ukuri abantu mudukurikiye mutwandikire muri comment mutubwire are we lying? Mu by'ukuri turi kubeshya abanyarwanda twebwe ibyo turi kuvuga top 10 ikwiye kuba imeze gutya, top 5 or top what ikwiye kuba imeze gutya. Ese nuwuhe mubano umuhanzi n'umunyamakuru bakwiye kugira igitekerezo cya muri comment twitwa The Other Side Show ingini The Man TV dusearching kuri YouTube cyangwa ahantu hose twandikira tubwire muri description harimo contact zacu ushobora kutubwira mu by'ukuri kuvuga ngo ni nguru umunyamakuru supportive kunda kuvuga kujya n'abahanzi gukorera umuntu nge nawe turi kwa umubano n'abanyamakuru n'abahanzi aho wigira umuntu umwe nimba warahisemo ko umunyamakuru uri supportive kuri industry supporting abahanzi nyarwanda ku rwego rungana nimba Ben yagize show ukamupostinga it is fine, it's good thing mu by'ukuri you are supporting ko banakurikirwa cyane abanyamakuru yigira show umuposting melody nayo igira nuyiposting. What's that? What are you trying to show Rwandans? Nuyiposting fata ku mavuta nimba wahisemo kuba a supportive wa Rwandan industry muri music wenda cyangwa mu byidagaduro wifata uruhande rumwe ngo uvuga benga amakuru ya Bruce Melody uyazijana kwijana uyashyira no kuri platform zawe mu by'ukuri udashobora gushyiraho abandi nushyiraho abandi abantu baza bavuga gusa ko bakoze ibintu bibi negative side ariko kubera ko Bruce Melody ari we mubanye cyane cyangwa se ari we boss wawe akaba ari we posting washyizeho posting sibyo mu by'ukuri ntago ari ibintu bikwiye byatari zamukane which I love about Yago Yago nawe buriya nubwo afite ukuntu abanye cyane na Bruce Melody ariko n'abandi ntabwo abirengagiza iki kintu wenda cy'imibanire myiza y'abanyamakuru cyangwa abatangazamakuru n'abahanzi turi kuvuga ko byaterwa na personality y'umuntu kuko iyo tuvuga abanyamakuru nacyo cyakora byashoboka hari abahanzi babazi kubana neza n'abanyamakuru ariko kuki tubibona abahanzi bose uyu n'uyu nibo babanye neza kurusha abandi bose magana ngahe bari mu gihugu kurusha abandi mu by'ukuri twishimira ibyo bakora. The Ben umuhanzi ukomeye ufite ahantu yavanye industry y'u Rwanda kuri Bruce Melody ni abahanzi bakomeye mu Rwanda bakoze amakolaba akomeye n'abahanzi mu karere bakomeye bakoranye n'abaproducers bakomeye bitabira ibitaramo bikomeye yaba Uganda yaba hehe mu bihugu bitandukanye na Europe. Ni ikintu cyiza kuri industry y'u Rwanda ariko hari abandi bahanzi bari kugerageza gukora hari abandi bahanzi bari kugerageza gukora ibintu nk'ibyo bari gukora ariko bakabura yanzira kubera ko abanyamakuru mwarabazitiye murabazitira aba bakora za Kenya trap ubushari wenda bashinjwa nk'amatabi bagashinjwa ibiki ariko mu by'ukuri ni abantu bananiranye byatari bazi kubana ikikwereka ko bazi kubana cyangwa bari talented mu byo bakora nuko babashije guhasoringa bararwana bagera ku rwego nta tangazamakuru n'imwe ryabakinnye ariko abanyarwanda tubazi. Uri kumva icyo kintu nizo mbona bari nkeya ziri aho ngaho nka Kivumbi gusa nuko adakora indirimbo nziza mu by'ukuri ibi ni ibintu akora niba itarama hanze y'u Rwanda ajya i Burundi ajya Europe agakora
ama message zimo message n'ubuhanga zikoranye ubuhanga niba no bana wenda dukomeze kuri ba trap ishkeviri muri trapish yarizamuye yarazi za trapish concert ziga floppinga cyangwa niyo za floppinga hari abanyamakuru bagerageje kubabanira mu byukuri why mutaba supportive kuba ku rwego yeah for sure uzabona na trapish ihari ba posting nari guys please come ariko niba ari melody niba ari the band ushobora gusanga profile yose ya Instagram yuzuye icyo gitaramo ajya namuhamagara cyane bimeze bite kugira ngo muri za interview kugira ngo tukirebe jewe rero icyo navuga mu byukuri kubana neza kwitangazamakuru n'abahanzi ni ikintu cyiza byatari ni ikintu cyiza cyane kuko mba muri kubafasha kubazamuka ariko niba ugerageje gufasha ku rwego rungana niba ugerageje gupromotinga concert wibikorera umuntu umwe ngo abandi ubihorere niba ugerageje gupromotinga indirimbo wibikorera indirimbo y'umuhanzi runaka abandi bihorere mu byukuri ntago ari ikintu cyiza ari indirimbo nziza nyarwanda ngo nje gusesengura uramusesengura nkandi wowe mu byukuri ni ibintu bikwiye guhinduka byatari rero twebwe hano ntago tuba dushinzwe kunenga gusa tudushinzwe no gushima byatari hari inkuru tumaze iminsi dukora tugaragaza ko Harmonize ari Kigali azanywe na 1:55 AM label ibarizwamo Bruce Melody Nyamirambo boy byatari n'uwi wacu dukwiye no kumwakira neza byatari kubera ko dushimire 1:55 AM yakoze initiative kamuzana dushimire Bruce Melody uri talented byatari na team yose kuba Harmonize azakishimira kugira nibihe byiza nawe kuri aka kageni mugatemberana mu biryogo ku marangi y'ahantu hose mugasangira hari ikintu Harmonize rero yakoze cyiza byatari yafashe 500 abisiga Nyamirambo ku bantu bacuruza udutaro kuri bantu bacuruza ibyayi yabasigiye amafaranga hari ibyo yaguze hari no yabahaga mu rwego rwo kubasupportinga which is a good thing they deserve credit ntabwo byari gukorwa cyangwa bigere kuri urwo rwego mu by'ukuri twebwe nka the other side twagerageje kujya inyuma y'amarido turebe neza mu by'ukuri why Harmonize ari gukora ibi bintu bitigeze bikorwa n'abandi bahanzi uziko n'abahanzi nyarwanda batajya gukora ibi bintu ari abanyarwanda byo kuza bakazenguruka muri ibi bice barabikora ariko nose mugana ko tuba twamenyereye do you think nabona umuhanzi subwo nkana uravuze ngo barabikora bwo ntibashamadukirwa nka Harmonize ntacyo cyaba gishamaje kirimo rero Harmonize yagize gutya yandika kuri story ya IG aravuga ngo I need my Rwanda national ID ngo ndashaka irangamuntu yanjye y'u Rwanda hada cyaba runaka tubona na postings ubwo niba bari bamukoreye mu by'ukuri which is not real barayikoze bayitaho banamwita bikora imana bamwise bikora imana ari posting aravuga ati ninde wakoze ibi bintu mu Kinyarwanda ati ninde wakoze ibi bintu ushobora kwibaza kuki Harmonize ari gukora ibi bintu twibukire none kigera mu Rwanda yaravuze ngo arashaka umunyarwandakazi wo kugira umugore ari negative katarwaye kugira ngo nunaze umunyarwandakazi icyo twamenye nka the other side show nuko Harmonize na 1:55 AM bari gutegura big concert ya Harmonize na Bruce Melody bazahuriramo bombi izabera mu Rwanda bakaba bari gukora ibi bikorwa turi kubona byo kuzenguruka amagym za park n'ahantu hose za biryogo bapostinga ibyo kwangu bayolo ngavuri na mama wayolo kwini ibintu nk'ibyo ari kwisanisha n'u Rwanda ibyo byama ID turi kubona kugira ngo iyo concert izabe izagira like big audience izitabirwe cyane kubera ko Harmonize show yaheruka gukora muri 2018 mu Rwanda ntago yagenze neza nko biteganyaga bashaka gukora comeback ikaza ariko
mu by'ukuri yabanje gukora ibi bisa nka lobbying. Ubundi ibi ngibi babyita lobbying, ni ibintu bisa nka lobbying kugira ngo abameze nk'uri kugura mu buryo bumwe ko nyine kugura cya gikundiro, ariko which is good kuko mu by'ukuri yabanjije kwisanisha n'u Rwanda kugira ngo naza tuzamwakire nk'umunyarwanda cyangwa inshuti y'u Rwanda, tumwakirana urugwiro. It's a good thing mu by'ukuri. Byatari 500 akayafashisha akagura n'ibintu ari gusa umuntu ntabwo wapi kabisa, ari iby'ubuntu babahaye. Nubwo tutamenya neza niba aya mafaranga ari kuva ku ikofi ya Harmonize cyangwa ari 155. Ntabwo ari amafaranga menshi. That's okay. I agree with you. Yeah. Ari gutembera mu banyarwanda aho kugira ngo asubire mu mifuka y'abayatanze. Wow, that's wow. Mu by'ukuri turibaza rero, ninde watekereje kino gikorwa kugira ngo kize kigende gutya? Ninde uri inyuma y'ibi ngibi? Ni 155M of course, kuko niwe yamwakiriye, banamukoreye ibisa nka parade ariko y'imodoka. Ama cruise country, wabonye ama cruise country agiye kumwakira. Cruise country gusa ziramwakira, harimo na Brabus ya Bruce Melody. Uyu Harmonize rero yaratemberejwe mu Rwanda, yatembereye Kigali Arena, baramubonye atembera Kigali Arena, atembera mu Biryogo. Hakaba hari n'amakuru yavuga ko agomba gutembera mu Kagera no mu Birunga, hari muri Nyungwe no kureba ingagi. U Rwanda rucuruza image, ubukerarugendo mu by'ukuri bufite uruhare runini mu bukungu bw'u Rwanda. Wari uri kwibaza ngo iki ese Williams? Tubibutsa abantu, ni Diamond Platnumz wagombaga kuza mu Rwanda mu kwa 12, I'm sorry, excuse, yagomba kuza mu kwa 12, azanywe na company yitwa East Gold ifatanyije na Skol. Skol yari big sponsor, yari main sponsor w'iyi show. Abantu baguze amatike twarabibonye, ariko abantu banasubijwe amafaranga yabo. Completely. That's a wow. Kubera ko hari amakuru nge narakuruye. It's not a wow. That is a wow. It's a wow. Kubera ko hari abantu bari bazi ko bazambura. Subizwa amafaranga ntabwo babasubije igihe bari baratanga. Bari bakanseze plans zabo. Cyane ko igitaramo byageze umunsi wagombaga kuba hari n'abantu bari bageze kuri venue kuri arena bahari. I personally byatavuga Diamond araje. Birinda bigera sangahe iyi East Gold yadutangariza neza, byatari ko show yabaye cancelled, and all they could do no gusaba statement kuvuga ngo kiri postponed. Bashuza amafaranga nyuma y'iminsi, basubije nyuma y'iminsi, ko byafashe nk'ukwezi. Reka ture 50 kuko nimba baravuze ngo cyarimwe cyangwa se cyabaye postponed, bagombaga basi gushyiraho itariki Rwanda kizagarukira. Ariko mu makuru tuvana abantu ba hafi muri East Gold cyangwa se wenda na Skol, kuko Diamond ashobora kuza mu kwezi kwa gatatu. Mu by'ukuri bari Diamond turabizi neza ko atari kubana neza cyane, ibyo bita gucana uwaka, bari ntabwo bari gucana uwaka na Harmonize Konde boy. Nabona izi tuwa zose Harmonize ari gukora, kuko na Diamond zo twari kuzikora zari ziteganyijwe, ibyo bita parade. Yagombaga kujya Nyabugogo, twibutsa abantu, yagombaga guca Nyabugogo akora parade, akajya mu Nzove gusura Rayon Sport, hanyuma agakora meet and greet kuri Romantic Garden. Ibi bikorwa nabona ko Harmonize yamubanjije kubikora, cyaka Diamond ndabakije azaza umusore agira ikintu bitwakita nka pride iri hejuru cyane.
agira pride. Icyo nshaka kuvuga kuri iki kintu rero nuko Harmonize arabikoze yego, ariko abikoze nta matariki igitaramo cyatangajwe. Diamond yagombaga kubikora a day before, cyangwa kuri wa munsi igitaramo cyagombaga kuberaho akabikora kare mu masaha ya mu gitondo, cyane ko igitaramo cyari tegejejwe mu masaha y'umugoroba, akabikora muri icyo gihe kugira ngo abantu baze no kuza kumureba noneho mu gitaramo. Harmonize abikoze igitaramo tutazi neza igihe kizabera, niba kitazanaba koko, ariko amakuru wenda yuko kizaba arahari nubwo ataraba confirmed na ba nyirabo na ba nyirabyo. Mu by'ukuri ni amakuru twakuye nk'ahantu nyine behind the curtains, twagerageje gushaka mu by'ukuri why is this happening gutya, bikaba uyu munsi, bikaba biri no kugenda gutya. Reka tuyitegereze, ariko binabaye byaba ari ibintu byiza byataye. Ahubwo inama twanagira Harmonize, yamaze kubona ko hari ahantu akunzwe cyane cyane nko mu Biryogo, nanategura icyo gitaramo kikaba cyenda kuba, azaza akora iyo parody akorere hehe mu Biryogo. Cyane ko Biryogo harimo twavuga habayo abaswahili benshi byatari baze niba kurikirana industry ya Tanzania byatari. Tukivuga kuri Tanzania, ibinyamakuru byo muri Tanzania biri kwibaza niba koko Harmonize yacengins ubwene gihugu. Tubahaye n'amakuru abwo bamenye what's behind. For sure. Nagatwiko ko kwinjiza mu by'ukuri kuko ari kubikorera for business. Tugitegereze nikiba bizaba ari ibintu byiza byatari. Icya Diamond nacyo nikiba Diamond yabaye ishusho y'Abanyarwanda, kuko Diamond 2017 yaraje, 2015 yari yaraje, 2019 araza, 2020 na kangahe nabwo yagombaga kuza. Industry cyangwa se abahanzi bacu batari bakigaragaza. Ntabwo ntekereza ko azagira audience imwe niyo yagiraga mbere. Uragira ko Diamond mbere yakundwaga cyane byatari, ubu ngubu cyane bamushyiraho ako Diamond n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda of course, kuko bari bahari byari byanasohotse. Bari bazanye babahanzi nakitwa ko bara cyora twitaga Abanyarwanda cyangwa se akiri kuzamuka. Kuba mushiza hano nga Diamond ukamuzana n'umuhanzi tari twakunda cyane. Okay, twize ariko tari twakunda bazashyiremo babahanzi n'utumenyere bamazina akomeye. Wenyine ahagije kugira ngo byataye. Ni inama nziza ku bantu bari gutegura iki gitaramo, nizego ko bari kudukurikira niba maze kwaguka. Mu by'ukuri nizere ko muri kudukurikira. Ntabwo umunyarwanda azaza kureba Diamond dafite wenda hit, aze no kureba n'aba munyarwanda utaragira power play mu muziki w'u Rwanda. Abataraguka ako Diamond w'ikiza cya Diamond ntabwo yaretse gukora, aracyakora n'ubu ngubu. Tubitegereze, tunasoze n'ikiganiro hano tubabwira ngo mukomeze kuduha comment, muduhe like, muduhe izo views, nimba kandi bakunze n'ikiganiro usibye amashyari n'ikiganiro wagikunze washayize n'abandi bakakireba. Twongere duclearing kano kantu, ntabwo turi hano kubw'amatiku, turi hano kubwo kureba behind the curtains, kubwo kureba kuri other side y'ibintu, impamvu biri kuba, kubera iki biri kuba, kubera iki ibi biri kugenda gutya, niki turi guhindura, niki mwakosora, ko turi kubagira n'inama mukwiye kubyaza umusaruro. Kuko iyi industry ntabwo uzaza nguri runaka guje kuyizamura wenyine, turi hano gufashanya. Turi hano gufashanya byataye. Ibyagenze neza cyane. Dusoza ikiganiro. Iyi ngiyi ni The Other Side Show, aho mudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri The Main TV, cyane kuri YouTube, once The Main TV kuri Instagram ubona The Other Side Show, natwe ukatubona ukaba wadufollowinga. Mukomeze kugira muyarye fresh byataye. Mukomeze kugira ibihe byiza. This is The Other Side Show. Banyita TY Cobra. Ciao.